bakunzi ba televiziyo Rwanda ikaze mu kiganiro tera intambwe muhinzi. Noneho twabateguriye akarima shuri aho tugiye kureba uburyo ibigori bitegurwa, uburyo bihingwa kugera ku musaruro. Impuguke yacu igiye kudusobanurira kimwe kuri kimwe kugera ku musaruro. Ntucikwe wige byinshi. Impuguke bimenyereye wifashishije aka karima adufasha gusobanurira abadukurikiye uburyo igihingwa cy'ibigori gitegurwa kuva ku ntangiriro kugera ku musaruro. Aka karima shuri ureba hano twagateye muri iki gihe cy'ihingwa B. Aka karima twarabanje turagategura nuwa kugira ngo ubundi umurimo ubashe kweza neza wagakwiye kuwuraza. Cyo kutakuraza no kugira ngo niba wari umaze guhingamo ibindi bihingwa wa murima wongere ugarure za ntungagihingwa zawo, cyangwa se icyo twakwita ubutaka bwongere busubirane bugira imbaraga zo kongera gutunga igihingwa. Aka karima rero nk'uko kareba gafite ari n'igice. Aka karima kugira ngo dutere imbuto harabanje hategurwa imbuto y'ibigori irobanuye nziza, hanyuma ugatunganya akarima ukagenda uca umwobo ufite santimetero 10. Ni kuvuga ngo hagati y'umwobo n'undi hagakure kuba harimo santimetero 40. Nk'uko bireba hano harimo santimetero 40, ushaka kubitesha n'ikiganza ukabibona. Hanyuma nyuma ya santimetero 40 no kuba hagati y'umwobo n'undi naho uzatera ikigori, hagati y'ikigori n'ikindi. Hagati y'umurongo n'undi urabona ko bino bigori biteye ku mirongo. Hagati y'umurongo n'undi hajyamo santimetero 70, ari uzazitera ukara ko harimo za ntambwe 2-3 n'igice. Hagati y'umurongo n'undi hajyamo santimetero 80. Nuvuga ngo iyo umaze gucukura ya myobo yawe hagati y'umwobo n'undi harimo santimetero 40, hagati y'umurongo n'undi harimo santimetero 80, icyo gihe utangira gushyiramo ifumbire yawe. Ifumbire utangira gushyiramo niyo twakwita imborera muri ya myobo. Banza ugashyiramo imborera, ukagenda ushyira muri buri mwobo ifumbire y'imborera. Wamara gushyiramo ifumbire y'imborera ukaba warenzaho igitaka. Renzaho agataka gakeya kuko uburi buzashyireho n'imvaruganda. Nuvuga ngo icyo wirinda ni ukugira ngo ya mvaruganda idahita ihura ako kanya n'imborera. Wamara kurenza agataka ugashyiraho imvaruganda. Ahangaha imvaruganda yagiyemo ni ifumbire ivanze. Ifumbire tivanze gute? Ni wa ubusanzwe bari basanzwe bateresha DAP. DAP hajyagamo ibiro 100 kuri hegitari. Hanyuma mu kubagara nyuma y'iminsi hagati y'iminsi 35 na 45 bakabagaza ibiro 50 byayire. Ubu ngubu rero kuri aka karima shuri hakoreshejweho ifumbire ivanze iyo twita blended fertilizers. Iyo fumbire ivanze irimo ya DAP, ikabamo n'indi myunyu twakwita ifumbire. Iyo DAP twakwita ko ari ifumbire ikenerwa ku rugero runini ku gihingwa, iyo twakwita macronutrients mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma tukayivanga niyo twakwita second nutrients. Nuvuga ngo ni intungagihingwa igihingwa gikenera ku rugero ruringaniye. Hakongera hakajya izindi ntungagihingwa zikenerwa ku rugero ruto zo twita micronutrients, harimo za zinc, cuivre na borax. Izo ntungagihingwa zose rero mu byiciro bitatu nizo zivangirwa hamwe tukaba twazikoresha kuri iki gihingwa cy'ibigori. Izo ntungagihingwa iyo zivangiwe hamwe nizo dukoresha mu gihe cy'itera, zo bita basal fertilizers. Mu gihe cy'itera rero ni ukuvuga ngo tumaze gushyiramo ya mborera yacu, turengejeho agataka, dushyizeho ya fumbire ivanze. Ya fumbire ivanze ni ukuvuga ngo yo hajyaho ibiro 184 kuri hegitari. Nitumara gushyiraho ya fumbire ivanze tuzarenzaho agataka naho. Ni ukuvuga ngo icyo tuzaba turi kwirinda ni ukugira ngo ya mbuto turi bushyireho ye kuza guhura ako kanya na ya mvaruganda kuko yayangiza. Ni ukuvuga ngo hano noneho mu cyobo cyacu hamaze kugeramo imborera, turengejeho agataka. Tumaze gushyiraho agataka dushyizeho imvaruganda, nyuma y'imvaruganda dushyizeho agataka. None niba tumaze gushyiraho agataka harajyaho imbuto y'ibigori. Ikigori iyo uteye imbuto mushobora yateye se ya mbuto niyangirika bizagenda gute? None ngo duteramo imbuto ebyiri kugira ngo imwe niyangirika indi zabeho. Hanyuma tugashyiraho imbuto ebyiri. Za mbuto ebyiri nitumara kuzishyiraho tuzasiba icyobo cyacu tube turangije gutera. None ngo twashyizemo ya fumbire mvaruganda ariyo twita basal fertilizers. Ni ukuvuga ngo ni ifumbire uterana n'igihingwa.
nitumara gutera rero iki kigori cyacu ni ukuvuga ngo nyuma yo hagati y'iminsi 35 n'iminsi 45 n'ubundi tuzashyiraho iyo bita ire niyo twita ko ari ifumbire babagaza cyangwa se top dressing fertilizers. Ya fumbire ire niyo tuzashyira nyuma y'iyo minsi, hanyuma tugakomeza dukurikirana igihingwa cyacu tubagara, dukora icyo bita gusukira cyangwa se kuhira itaka kugira ngo cya gihingwa cyacu kigumane ubuziranenge ndetse kirusheho gukura neza. Ese no ku bigori ni ngombwa ko umuhinzi yakoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda kugira abashe kubona umusaruro? Akoresheje ifumbire imwe ntago yabona umusaruro mwiza? Ni ngombwa cyane gukoresha ifumbire y'imborera ikomatanyije n'imvaruganda. Tuzi ko ubusanzwe imborera iyo igiye mu butaka ni ukuvuga ngo igenda ikoreshwa gahoro gahoro, aho itandukanye n'imvaruganda. Ni ukuvuga ngo iyo ushyize imvaruganda mu murima, cya gihingwa cyawe gihita kikonsoma ako kanya, iba yiteguye guhita ifatwa na cya gihingwa. Ariko imborera ni ukuvuga ngo igenda igihingwa kifata gake gake yuko igenda ibora mu butaka. Ikindi akamaro k'imborera ifasha bwa butaka kugira imbaraga zo gukomeza gutunga igihingwa mu gihe kirekire. Bikaba bisobanura ko ya mvaruganda ikeneye kuba ikomatanyije n'imborera kugira ngo turusheho kubona umusaruro. Ngira ngo kenshi na kenshi abantu bakunze kuba bishyiramo ngo ese nkoresheje imborera gusa ni kuki ntabona umusaruro? Umusaruro waboneka pe, ariko ntabwo waboneka ku rugero rushimishije. Naho tuvuga ko abaturage bariyongera ariko ubutaka ntibwiyongera. Ubutaka bw'u Rwanda uko tubufite niko buguma. Niyo mpamvu dukeneye gukoresha ifumbire mvaruganda ikomatanyije n'imborera kugira ngo tubone umusaruro uhagije ba baturage biyongera umunsi ku wundi. Ngira ngo hano nk'uko nari nagumye mbikubwira, mbere hakoreshwaga, urabona iki kigori ukuntu gishishe. Iki kigori gishishe kubera gifite ifumbire nziza kandi igihingwa gikeneye. Nk'uko nari nagiye mbikubwira, nahereye kare nkubwira ngo mbere bakoreshaga ibiro 100 bya dapu ku bigori kuri hegitari imwe y'ubuso. Hanyuma nyuma y'iminsi hagati ya 35 na 45 ari cyo gihe cy'ibagara, bagashyiramo ibiro 50 bya ire. Ubu ngubu rero ahangaha hakoreshejwe ya fumbire ivanze, ariyo hajyaho ibiro 184 kuri hegitari imwe y'ubuso. Hanyuma igihe cy'ibagara bakazashyiraho ibiro 50 bya ire. Ahangaha rero wakwibaza uti ese umusaruro uzatandukanira he? Nuwa ngo nubwo bashyiragaho iyo dapu niyo twakwita ko ari intungagihingwa ku rugero runini, ariko hakeneye na za ntungagihingwa ku rugero ruringaniye ndetse n'intungagihingwa ku rugero rutoya kugira ngo cya gihingwa kibashe gushisha neza, amababi aba ameze neza, ubone ko ari ikigori kabisa gifite umubyimba ndetse n'umusaruro urusheho kuba mwiza. Nuwa ngo nkuko ubona ko umuntu niba ariye ibiryo akeneye kurya za mboga zongera vitamine, akeneye kurya za mbuto zongera vitamine, n'igihingwa cyacu cy'ikigori gikeneye za ntungagihingwa zose uko ziri mu byiciro bitatu, yaba intungagihingwa ku rugero runini, yaba intungagihingwa ku rugero ruringaniye ndetse n'intungagihingwa ku rugero ruto kugira ngo kirusheho gukura kandi gikure neza. None wambwira iyihe mpamvu? Ndibaza ko umurimo uba wabonye ifumbire imwe. Hano ndabona hari ibigori bishishe, hano hari ibigori ubona ko bidashishe cyane. Biterwa n'iyihe mpamvu kandi biba byaraterewe rimwe? Ahangaha twakwita ko ariyo yandi tuvuga ngo ni soil heterogeneity, aricyo twakwita mu Kinyarwanda ko ubutaka mu murima nubwo umurima uba ari umwe ntabwo ubutaka buba ari bumwe, ndetse n'imbaraga zo kugira ngo zihite zitunga igihingwa ntabwo ziba zingana. Ushobora kubona iki kigori kitangana n'iki ngiki, ariko iyo byamaze gukura byose usanga biri ku rugero rumwe, ahubwo ni bwa butaka buba butari bukunganya imbaraga zo guhita zitanga intungagihingwa ku gihingwa kirimo. Ugasanga rero niba kino kingana gutya, iki kitarangana n'ikindi, ariko nuko ngo ku mikurire nikigera igihe cyo hejuru uzasanga igihingwa cyose kimeze kimwe. None watubwiye ko mbere bakoreshaga ifumbire ibiro 100 kuri hegitari, ubu bakaba basigaye bakoresha ibiro 180 kuri hegitari. None ni iyihe nyungu cyangwa ni uwuhe musaruro wiyongera ko wumva ibiro biba byiyongereye nta ngaruka byatera ku muhinzi? Ingaruka igira ku muhinzi ni ingaruka nziza, kuko
abone umusaruro uruta wa wundi wakoreshwaga mbere. Ni ukuvuga ngo niba ukoresheje hano ibiro 100 bya dapu ukazabagaza ibiro 50 bya ire kuri hegitari imwe y'ubuso, ubona hafi toni 4 n'ibiro 500. Hanyuma iyo ukoresheje ya fumbire ivanze ari irimo ya myunyu yose, bya byiciro uko ari bitatu, intungagingwa ku rugero runini, intungagingwa ku rugero rungana ndetse n'intungagingwa ku rugero rutoya, ari ya blended fertilizers, n'ubundi nyuma ukazabagaza iri, wa musaruro uriyongera ukagera kuri toni 6 n'ibiro 600. Ukaba wumva ko harimo intera nini cyane rwose umuhinzi yakwishimira niba wasaruwaga toni 4 n'ibiro 500 ukoresheje ya fumbire dapu na ire gusa, hanyuma wakoresha ya fumbire ivanze ndetse ukazabagaza na ire nyuma, urumva ko ukabona toni 6 n'ibiro 500, urumva ko toni 2 ziyongereyeho. Ni inyungu nini ku muhinzi. Ibigori bihingwa neza kandi ku murongo. Ese ni intete zingahe bashyira mu mwobo? Ese ni zingahe zibasha kuwukuriramo neza? Hari igihe ziba nyinshi bagakora icyo bita kuzicira. Impugu cyacu igiye kubidusobanurira birambuye. Nk'uko nabikubwiye ko mu gihe cy'itera utera imbuto 2 cyangwa zirenze imwe mu mwobo, ni ukugira ngo ya mbuto nihagira yangirika indi izabeho. Igihe rero zose zikuriye rimwe, hakaba hakweramo ibigori 3 cyangwa se 4, ukora icyo bita kwicira, ukagabanya bya bigori hagasigaramo 2 nibyo biba bigomba gusigaramo bikabasha kuzamuka. None nasanze hano mubagara. Ese uko mwabagaraga niko mwongeragamo n'iyo fumbire ire wasubwiye, cyangwa hari ikindi gihe mu gihe cyo kuyishyiramo? Nk'uko nari nabikubwiye, nakubwiye ko ire tuyishyiramo hagati y'iminsi 35 ndetse na 45. Nuvuga ngo nubwo waba utarayishyiramo ntabwo bikubuza gukurikirana cya gihingwa cyawe. Tuzi ko ibi byatsi biba bimera mu murima nizo twakwita ko ari weeds mu rurimi rw'amahanga, cyangwa se ni ibyatsi biba byameze mu murima ariko wowe utakeneye ko uzasarura. Ibi byatsi rero nuvuga ngo bikeneye gukurwa mu murima kugira ngo bitaguma kurwanira za ntungagingwa ziri mu murima n'igihingwa. Aha ngaha rero wasanze turi kubagara, ire iba yamaze kujyamo, ahubwo buri gusa nk'uvanga ya fumbire. Iyo wongeye ukabagara kugira ngo ya fumbire noneho ikwire neza mu murima, igihingwa kirusheho kuguma kuyifata. Abahinzi bamwe na bamwe baheruka batera bakagaruka baje gusarura. Nyamara mu gihe ikigori iyo kigeze muri iki kigero kiba gikeneye kwitabwaho cyane, kikabagarirwa, kigaterwa imiti kugira ngo bakirinde ibyonnyi n'izindi mpamvu zatuma kidakura neza. Ibyo nabyo impugu cyacu igiye kubidusobanurira muri aya magambo. Ni ukuvuga igihingwa cyagakwiye gukurikiranwa n'ubundi, ariko biterwa n'ubutaka. Igihingwa gikeneye kubagarirwa, ushobora kubagara inshuro 3, ushobora kubagara inshuro 5 bitewe na bwa butaka uko bumeze. Hari ubutaka bushobora kugira bya byatsi byinshi bidakenewe, hari ubutaka bushobora kugira bikeya. Ni ukuvuga ngo bitewe na bwa butaka bwawe uko buzazana bya byatsi bidakenewe ni kuzabagara. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo bwa butaka bwawe ureba igihe koko hajemo ibyatsi byinshi. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo uhoze ikirenge mu murima, uhoze isuka mu murima, na wa murima ukeneye gutuza cya gihingwa kikisanzura, ya mizi ikisanzura, ikaguma ikurura intungagihingwa. Niba rero uhojejemo isuka ushobora gukata ya mizi, niba utemye ya mizi ni ukuvuga ngo cya gihingwa kizuma, kuko ntabwo kizaba kigifite ubushobozi bwo gukura intungagihingwa. Tuzi ko intungagihingwa ni ya mizi igikurura, bityo igihingwa nacyo kigakura. Niba ukandagiye muri wa murima umunsi ku wundi, uzaba utsindagiye ubutaka, ndetse ya mizi uba uri kuyibangamira, uyibuza kwisanzura ndetse ngo ibashe gufata intungagihingwa uko ziri mu butaka zose. Ubwo rero bitewe n'ubutaka bwawe uko buzagenda bukuza ibyatsi, wabagara inshuro 3 cyangwa se 5. Iyo ibigori bigeze muri iki kigero biba bibura hagati y'icyumweru n'ibyumweru 2 ngo bitangire kurabya. Ese ibigori bitangiye kurabya, nk'umuhinzi niki wabikorera kugira ngo urusheho kubyitaho? Ni ukuvuga ngo igihingwa ikigori niba gitangiye kurabya, utangira kubona ko hariho n'inyoni zitangira kuza cyane. Hari icyo bita pollination.
pollination, icyo twakwita ko ari nko kuvuga ngo habayeho twabigeranya nko kuvuga ngo ni wa murama warabijwe uzagenda ukaba wamanuka, ushobora gusanga wakwirakwiye mu murima, niwe uzatuma cya gihingwa uziko niba utangiye kurabya biba biri gusinye ko cya gihingwa cyawe kigiye guheka. Ni ukuvuga ngo bya bindi byarabije hahungukaho utuntu ariko tuzagwa ku kigori kikaba cyatangira guheka. Ni ukuvuga ngo ya pollination rero ishobora gukorwa mu buryo butatu. Ishobora gukorwa n'inyoni, ishobora gukorwa n'umuyaga cyangwa se n'umuntu. Aho ngaho uzabona rero inyoni cyane ishaka kuzaza ikajya idomaho bwa buntu bugahunguka bukaguruka. Umuhinzi rero yagakwiye gukurikirana, hari usanga ashobora kujya azamo akareba, hari usanga ashobora gushyiramo nk'agati agashyiraho igitambaro gikoze nk'igishushanyo cy'umuntu kugira ngo gikange za nyoni, niziza zikange ko ari umuntu zisubireyo. Aho rero umuhinzi aba ageze ku gihe cyo kubona ko igihingwa cye noneho kimuha icyizere ko cyatangiye guheka, atangira kwirinda n'ibihombo byaterwa na bya byonnyi. Ndetse bya byonnyi nubwo navuzemo inyoni, hashobora no kuzamo ibikoko, hashobora kuzamo udukoko dutoya, ibikoko binini bishobora kuza bikarya za mpeke z'ikigori bikacyangiza. Wa muhinzi rero aba hafi mu gihe ikigori cyatangiye kuzana twa dukoko, akaba yatangira no gutera umuti, bityo cya kigori cyahetse kikaba kimeze neza, kigakura nta burwayi gifite, bityo akabona wa musaruro yari yiteze umeze neza. None ubwo mu gutera umuti hari umwihariko wo gutera umuti ibigori ku buryo bidashobora kwangiza cya kigori kirimo kirakura? Umwihariko ngira ngo mu mategeko yo gutera umuti ntabwo azazana umuti wenda ngo agende kwigaho ibigori, afata wa muti akaba yawuvanga n'amazi agashyira mu cyo bita ipompo. Ipompo kizaba ari ikijerekani gifite akantu k'agapira gashobora gupuriza ku kigori, kaba gafite uburyo upuriza ku mababi, bityo wa muti ukabasha gukwirakwira ku kigori, ukagira amakuru neza ko wa muti wageze ku kigori cyawe kandi neza. Haba hari umuti wabugenewe cyangwa ikigero cy'umuti ushobora guterwa mu bigori kugira ngo bitaza kwangiza cya kigori kizasarurwa cyangwa kiri gukura? Ni ukuvuga ngo uko twabibonye ko ikigori niba cyatangiye kugaragaza uburwayi, byihutirwa umuhinzi yagakwiriye kugana iduka ricuruza imiti yica udukoko ku bihingwa. Hari umuti warabugenewe, wa mucuruzi akamuha umuti bitewe n'urugero runaka uko umurima ungana, akamubwira ati uzakoresha litiro izi n'izi, ufunguze n'amazi litiro izi n'izi, bityo wa muhinzi akavanga wa muti ku rugero yabwiwe akatera cya gihingwa. None nyuma y'uko ikigori noneho kimaze guheka, bifata igihe kingana iki kugira ngo kibe cyasarurwa? Ikigori iyo kimaze guheka ubundi ifata hagati y'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice ukaba wabisarura. Icyo gihe ushobora kubisarura ari bibisi ukabijyana aho twakwita ku bwanikiro. Hari ubwanikiro bwabugenewe buba buteye ari ibiti, bya bigori byawe ukabimanikaho bikazuma. Nanone ushobora kubirekera mu murima bitewe n'izuba uko ubona rihari rihagije, ukazabivana mu murima byumye. Ni ukuvuga ngo ikigori niba kimaze kuma, nta gushyira mu mufuka ngo ube wahura cyangwa se ngo kwa kundi babirambika hasi. Ni ukuvuga ngo kwa kubirambika hasi uba uri kubyanduza, ndetse niba bitangiye guhura n'itaka ntabwo bishobora kuzabikika igihe kinini. Bya bigori byawe rero hari utumashini twabigenewe tuvungura bya bigori, bityo ibigori ukaba wabivungura ukabibika bimeze neza. Niba ugiye kubihunika se bikazamara igihe kirekire bitarangirika. Ibigori byiza nk'ibi bishishe biva ku mbuto nziza kandi yatoranijwe. Ntabwo imbuto iyo ari yo yose ariko yaguha ikigori cyiza kandi gishishe. Imbuto nziza zatoranijwe ziboneka ahantu henshi. Ushobora kwegera umujyanama mu buhinzi mu mudugudu wanyu akagufasha kubona iyo mbuto. Nabashishikariza gushaka imbuto nziza yatoranyijwe ikagufasha kongera umusaruro no kubona umusaruro mwiza kandi ushimishije, binabafashe kwiteza imbere. Nshuti bakunzi mukurikiye Televiziyo Rwanda, nizeye ko mwize byinshi muri iki kiganiro.
mwabonye ko igihingwa cy'ibigori gikeneye kwitabwa kuva mu itegurwa ry'imbuto kugeza mu isarurwa. Nabashishikariza kwita ku gihingwa cyanyu kugira ngo kibashe kubaha umusaruro mwiza, dore ko n'ubu ngubu amasoko yabonetse. Igihingwa cy'ibigori kiravamo ibintu byinshi, kiravamo ibyo kunywa, kiravamo amafu atandukanye, ndetse n'ibitagiye mu nganda turabirya. Nabashishikariza ko mwacyitaho kugira ngo kibashe kubaha umusaruro ushimishije kandi musagurire n'amasoko.